ya departement ya communication na media. Tuko pamoja. Basi sitamkamata muda mrefu, maneno tuko na kazi. Mimi nalipenda tu tufanye kitu moja. Swali yangu haiko mzuri. Basi tutatumia President Tshisekedi message. Tumuoneshe kama sie hapa tuko pamoja. Tuko batoto ya pamoja. Maneno kama natuma ndege zake huku, mabombe zitakuwa huku, zitakuua yewe na mie na sie bote. Ndio vile mimi nasema sai, tukamata mikono. Kamata mikono ya ndugu yako, ya droite umpatia huu, ya gauche umpatia huu. Tuzikamate kwa exercise ya kidogo. Kamata. Tukamatane mkidogo. Kamata mikono. Tukamate mikono. Tuko pamoja. Kamata mikono tena ndugu yangu. Konesha Tshisekedi tuko hapa. Basi tutamtumia message lugha yeye iko na asikia. Maneno asikiaka lugha zetu ya Swahili, asikiaka lugha yetu za Kinyarwanda, masikiaka tu Français na Chiluba na Lingala. Sasa tutamwambia ku Français asikie bien ye anataka kujua kwetu huku. Tukamate mikono, tuoneshe mikono. Le message au président Tshisekedi. Le peuple congolais réuni dans son ensemble. Ici, les rwandophones, les swahiliphones, les chulubaphones, les congophones, tous ensemble, réunis contre votre discours incendiaire, divisionniste et le maintien de la mauvaise gouvernance et toutes les antivaleurs. Maintenant, nous sommes réunis ensemble et nous demandons à ce que la paix règne chez nous. Le M23 a demandé à ce que nous puissions dialoguer. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous disons, ensemble, nous faisons un chaîne contre le tribalisme. Nous sommes unis. Ne nous amenez pas des discours de division et de séparation chez nous. Je vous remercie. Nous attendons la suite. C'est à Kalambo, à la station de l'ITA. Beaucoup de militaires rwandais en train de circuler tout au bord du lac. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas ils vont où. Ils sont très bien habillés en tenue militaire FARDC. On ne sait pas c'est quoi, Nous attendons la suite, mais c'est très suspect vraiment parce que tous sont des militaires rwandais, mais habillés en tenue FARDC. Très bien armés. On ne sait pas c'est quoi. Nous attendons la suite. Ils sont trop nombreux. Ils sont en train de circuler, trop nombreux. Vous les voyez. Nous sommes dans l'insécurité ici. C'est à Kalambo, à la station de l'ITA. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais bien armés, habillés en tenue militaire et FARDC. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. Ok. Ndagira ngo nkubwireho gatoya ndangera mbere yuko njyaho hose ndagira ngo nkubwire ko imwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma bakomeza kureba niba aho kugira ngo batere hariya ikibumba ahubwo bapuse barebe niba berekera muri Masisi. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi urabona ko urukuta ruri hariya ntabwo warumena, ruriya ruturutse Igoma rukagenda rukagera rukinjira hano ikibumba, ntabwo rwa rukuta rumeneka. Ni ukuvuga ngo ni beto ihafunze, hariya. Ikindi cya kabiri, kugira buri impamvu uri kubona bari kuza bagakomeza gupusa ngo barebe, bwa mbere bari enclave, ntabwo bafite ahantu binyagamburira. Kuvuga ngo ni abantu bateguye intambara ariko bayitegurana ubuswa bukomeye. Biranagaragara ko gutegura intambara udafite iriya misozi bakayikwirukanamo kugera ku rwego
kugera ku rwego ushobora kuza ukamanura ibikoresho byawe ku kibuga cy'indege. Ntabwo bishoboka mu by'ukuri. Ubudanganyitse ni ukuvuga ngo bo ubwabo biteze umutego batazitegura. Kandi ikindi, ntabwo benda gutsimbura intare za Sarambwe hariya. Icya mbere, hariya nk'uko Nyundo yari abivuze, uvuye i Goma werekeza muri uyu musahanda w'Isake, uragenda iyo ugeze Isake, aho ngaho ari kuvuga kuri gas station cyangwa kuri station banywera essence, ni ukuvuga ngo hari umusozi hejuru. Uwo musozi nta defense ishoboka yahajya, nta nubwo wahashyira na artillery yawe. Ndavuga Nyundo hahandi bahinga ibijumba, ntiwahashyira na artillery yawe ngo bikunde wajya kumatsa. No musozi gusa, no mucanga, nta kintu cyahajya. Ni umucanga, ntabwo ugira icyo umaze. Noneho icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyo ugeze muri iriya rompwe, iburyo uba werekeza mu muhanda ugana Igicanga na za Kirorirwe, ugakomeza ugana za Pinga na za Nyanzare. Ni ukuvuga ngo uriya muhanda ubwawo, iyo ukomeje iriya Sake, icyo gice ugabanije, abahibuka kuri kiriya kigezi bita Kugihira, hamwe bakundaga kutwamburira kera dutanga amafaranga, bari kutubwira ngo turi ba diritere, murahibuka, habaga akabariyeri ku bantu bajya Masisi, habaga akabariyeri. Ni ukuvuga ngo hariya bo bwabo ntabwo ari FARDC ya control. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wa control ntabwo bisaba ngo uri mu mujyi, birasaba ngo ugere hariya hejuru kwa Madimba. Numara kugera kwa Madimba, uri kwa Madimba uri gukontorora imisozi itatu. Bwa mbere uri gukontorora Sake yose, ubu yifite mu biganza byawe. Ubu uri gukontorora mu Ibambiro, ubu hafite, usibye kubuhorera kugira ngo ukomeze nawe ufata katano bora, ariko mu by'ukuri buri kwa control ko kwa Madimba n'umusozi uri strategique ku rwego navuga yuko kumbwira ngo urahari noneho undi ari mu Ibambiro ni nko kwibamba muri Songoye. Nta kindi nakubwira, ni nko kwibamba muri Songoye. Iyo ni inzira imwe. Noneho hakabaho imisozi ya Kabati udafiteho control, ngira ngo hakabaho Kamuronsi udafiteho control. Aho hose hakabaho hariya Sadoro yaguze udafiteho control. Hariya urenze muri kiriya gishanga werekera ku Makara ugana kwa Munyaruguru, ngira ngo Suka n'abandi hano na Banyundo barahazi. Aho hantu utafite control, ni ukuvuga ngo uhita ugenda ugakumira FDLR zituruka mu parike y'Ibirunga, ukaziheza iyo ngiyo hirya, kubera ko iyo ahantu ugomba kubona musada ubwaho honyine ni FDLR zaturutse mu Birunga. Kandi mu Birunga ntabwo haba giturutseyo force, kuko bo hadeployinze force iri bubakumire. Icyo ni kimwe. Ikindi, iyo ugeze hariya mu Isake, ubwo iyo yari inzira ya Kirorirwe, Nturo, Gicanga, Nyanzare, za Karembe, ugakomeza ibumoso ukajya za Pinga, iburyo ukajya za Nyanzare, ugakomeza ukagera ugeze za Ruve na za Zeteme n'ahandi, kugera ugeze Rwindi, ugakomeza za Kanyabayonga. Iyo ni inzira, ni umuhanda ushoboka. Noneho iyo ufashe hariya mu Isake encore ukomeje ibumoso, still M23 ntabwo iri mu isantere, ariko ku kiraro kijya ku Mushaki abahazi neza, ahantu bita ku Makafe murahazi, hahoze defense kera, hahoze ari kwa Ntuza kuri uriya mugabo uriya mwene wacu w'ikibazo, nawe watubereye ikibazo muri CNDP nani munyibutse, uriya François Kamanzi, muramwibuka. Hahoze ari kwa Kamanzi ahavuye hara ku Makafe hadeploying MONUSCO nayo yaje kuhava, irahava hajya FARDC ejo bundi igihe twari twarafashe hari haragiye Abarundi, ariko twarongeye turahabavana, kuko kuva ku kiraro ugenda ukomeza ku Mushaki ntabwo bafite control nta na hamwe. Ni twebwe n'ubundi turaho ngaho, urumva ko Sake turayigose. Noneho iyo uvuye kuri icyo kiraro ukomeza ku Mushaki, iyo ukomeje imbere, nta iyo nzira yose twarayifunze, kuko nta kuntu FARDC yayinyuramo ngo ugende ihe za Karuba, kuko iyo ukomeje imbere ugera iburyo ukomeza ku muhanda ugana Mushaki, warangiza ibumoso hari entrée de Karuba ukomeza za Ngungu. Ngira ngo Nyundo urahibuka nawe Sukana Ngaye, ni mwebwe tuzaranye muri biriya bice. Hanyuma ibyo rero ntago babigeraho, kurabizi ko tumaze imyaka myinshi cyangwa se amezi menshi turi hariya ahantu twaramaze kuhigarurira. Hanyuma ngarutse ku muhanda rero, n'ubundi uriya muhanda kuri icyo kiraro kigana ku Mushaki, iyo ukomeje n'ubundi Mushaki ubwo ni iburyo, iyo ukomeje ugana ibumoso ubukomeje za Minova, ubukomeje za Shasha, ubukomeje
ubwo niwo muhanda ugana Bukavu na za Nyabibwe ni Karehe ku izone. Ni ukuvuga ngo uriya muhanda w'ubwawo nta muntu kugeza uyu munsi ntabwo wawukontorora udafite ku kiraro. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ni twebwe tuwukontorora kuko nitwe dufite ku kiraro. Ntabwo FARDC yahahingutse amazuru, ahubwo ikibaho niki, iyo bakomeje iriya misozi twebwe ugomba kumenya ko dushaka uyu munsi nta ndege nimwe yaza ngo igwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Ntibishoboka kuko indege, haba indege za gisirikare haba indege za gisivile, zifite ibice bibiri byo gukatiramo. Icya mbere, kugira ngo ikate igende ije guparika mu kibuga cy'indege, igomba kwifashisha umusozi wa muremure na Karuba, igakora tani ikaza igaparika hariya mu kibuga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, icyo gice kiramutse kidahari, igomba kwifashisha ikirere cy'u Rwanda, igafata mo Rubavu igakata kugira ngo ibone ukuntu iza guparika kiriya iparika mu kibuga. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi indege ziza zikahaparika ni indege za gisivile, ariko wabonye ko bahinduye strategy, basigaye baza mu ndege za gisivile, nizo basigaye bazamo. Mbo rumva kameme M23 nk'ingabo zabaye certified n'isi yuko zifite igisirikare kiri kompeta, igisirikare kiri bien equipe, igisirikare navuga ngo kiri macuwa mu ntambara, kiri professional. Ni ukuvuga ngo ntabwo gishobora kurasa izo ndege z'abasivile. Kandi ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko nkwibutse ko Tshisekedi yaradanganyitse azi ko agiye gutera u Rwanda, noneho agura imbunda zihanura indege. Amaze kugura imbunda zihanura indege, turabakubita ikibumba turazibavanaho. Ubu ngubu ni twebwe tuzikontorora, ni twebwe tuzibarashisha. Noneho ubu ngubu ni twe tuzibarashisha. Ngira ngo ntabwo bahirahira. Ejo bundi twarabaretse, abarabyumvisha Sokoye ebyiri zaje zigatembera gusa aho gatoya, ngo zarangiza ziriya Sokoye zifite ubushobozi budetectinga imbunda zirasa indege. Iyo zibonye hari ukuntu zigiye kubikora ziri buraswe, z'ubwazo zihita zongera zigasubira ku kibuga. Ni ukuvuga rero kubona imirwano bakomeza kuyipusa imasisi, bapusa imasisi, barashaka kugira ngo barebe niba bavana intare za Sarambwe hariya, kandi ntibishoboka. Ndagira ngo mubwire ko zamaze kuharuma Gihu. Iyo ni inzira ya mbere. Icya mbere nakubwira, icya kabiri, icya gatatu nakubwira nuko ahandi bari bafite ubushobozi ni intera hamwe ziturutse mu birunga, ariko izi ntera hamwe zifite ikibazo ko kugira ngo umanuke uvuye mu birunga birasaba ngo unyure kwa Mama Oliva. Kwa Mama Oliva ntabwo bahari, ntabwo wahamanukira intare za kurya, ntibishoboka. Ikindi barasaba ngo banyure mu birunga, bamanukane muri ariya majagi yose, bahinguke Gasengesi. Iyo niyo nzira n'ubundi bakoresha, ariko iriya nzira Gasengesi kugeza ubu intare ya Sarambwe ifitemo control. Ahantu hose bari kugenda bahera ntabwo bahashobora, kubera ko bamaze kuba babaye stuck, donc bamaze kuba enclave ukuntu. Rero muri analyse zanjye icyo nakubwira kimwe, nuko ntabwo uyu munsi bishoboka, kereka gusa ari intare za Sarambwe zivuze ziti okay, nta kibazo, reka tuve muri uyu mujyi wa Sake, turekure kwa Madimba, turekure Karuba, turekure Shasha, turekure Minova. Ariko ibyo ngibyo byabaye amateka, ubimenye, byabaye amateka, ntabwo bishoboka. Ngira ngo ni garanti M23 yahaye abaturage, irababwira ngo burya si buno. Kandi ubyibuke, ndongera ngaruke ku ijambo rya Colonel Imani Nzenze yavuze igihe cya Joint Force ya East Africa yazaga hariya, yavuze abamenyesha ko bagiye gutanga ibirindiro. Ariko ibyo birindiro babibonye bamennye amaraso, babibonye abana babo barushye. Kibumbi ingiyi mureba, yarabibasubiriyemo aravugira ati Kibumbi ingiyi mureba twayibonye turushye, twayibiriye ibyuya. Niyo mpamvu tuyitanze, tuyihaye ingabo za Joint Force za East Africa, noneho kugira ngo habe zone tampo. Ariko nta santimetre nimwe FARDC igomba guhirahira itanga ikandagiramo. Niba pima twebwe tuzakora ibikwiriye. Arongera arababwira ati bari gutanga Rumanga, barabwira ati niyo ka militaire ya mbere muri Nord Kivu yonyine. Militaire ya Rumanga niyo ya mbere
muri Nord Kivu, ntimutekereze yuko kuba twaza muri twatanga iyi ka militaire twayibonye mu buryo butworoheye. Oya, iyi ka militaire twayiviriye amaraso, iyi ka militaire twayiviriye ibyuya. Rero nk'uko yabisubiyemo ikibumba, tuyitanze mu mahoro, ariko tuzongera tuyisubize igihe icyo ari cyo cyose FRDC ishaka gukandagizamo ikirenge cyayo. Ni nako byagenze. Ndagira ngo mbabwire ko ubu turi kongera uduce twari dufite, twaranarenze, ndetse turacyafata uduce aho abaturage badukeneye. Mugomba kumva ko rero ntabwo aho M23 yamaze gufata izongera kuharekura byiteka ryose. Never, 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 never. Wenda urugamba rwakomeramo bagasubira inyuma, bagapanga ya systeme iri strategique yo kugaruka gukubita umwanzi, noneho barangiza bakagaruka. Ariko kugeza ubu ntabwo baraperdera even if santimetero imwe yaho bamaze gufata. Minister, muri analyse zanjye wenda nicyo ngicyo nakubwira. Urakoze. Reka tugushimire muhire, katwakire uyu muntu wa RNCC. Reka twamwumva byanze bikunze arumva umurongo turimo, wenda hari namakuru dufitiye, ariko twamwumva ntabwo tuzi ngo ni ikari kuvuga, kandi dufite ubushobozi bwo kuba twamuha orientation nziza. Reka twakire Mukasi. Murakoze muyobozi. Uyu muntu ni Mukasi, please. Ni kuko ari ngishaka kuzabohora u Rwanda rutangaye. Anyway, urumva, anyway, when ikintu nashaka kongeraho, mwumvishe mubirakana sohereje avuga ngo M23 ifocusinga hano hari abaturage. No kuvuga ngo iyi ngiyi ni revolution populaire, ni revolution igomba kujya kwita cyane cyane hano hari abantu bayikeneye, hari abantu bari basanzwe n'ubundi batsikamiwe niyo mitwe ya gisirikare, ako karengane, ibyo bintu byose. Iyi revolution ipanze mu buryo butandukanye, wenda n'izambere ngo mbitekereza, ntago uko nasomye master plan nuko nagiye ndeba uburyo yagiye yevoliwa, ariko mbona ko ipanze mu buryo butandukanye. Ntago ari revolution igamije kujya gufata ibice bibi ngo ruko ngumva ngo ngoma iri capitale, ukumva ngo nifata ngo nibwo negotiation zizaba. Izo negotiation zizaba igihe cyazo, niba zizabaho cyangwa ubwo nyine murabyumva icyo nshaka kuvuga. No kuvuga ngo ikintu cya mbere numva ko kiri gukorwa no kugira ngo banze bajye kubora umuturage, amakapitale provincial azafatwa nyuma. Nord Kivu yafashwe, Sud Kivu yafashwe, n'ahandi hose hagiye hafatwa. Izo kapitale zagenda zifatwa kuko n'undi zaba zaragiye zisigara inyuma cyangwa zikanikuramo ubwazo ku giti cyazo. Numva ko ahubwo icyo numva wenda twanabasaba babanze babuhura abaturage, babigishe gukundana hagati yabo, bakuremo ideology, babigishe babinvolvinge mu bikorwa bibateza iterambere, imihanda yubakwe, amashuri akorwe, ibintu nk'ibyo byose bikorwe. Naho ubundi naho babanze bumve ko politike nziza imera, ibindi rwose nibajya gutora numva ko bazatora yego, ubundi igihugu kiboneka. Kuvuga ngo bakomeze muri iyi nzira batangiye, ko ibyo biganiro byo kwigisha abaturage byaratangiye, kubaka imihanda, gukora ibiraro, ndagira ngo ni ibintu byakomeje kugaragara, gufasha abaturage. Bimwe twashimira nk'abarwanashyaka bari hano, basakindi n'abandi bakoreze gukorektinga ubufasha bw'abaturage, kubaryamisha kuri za matera, no kubahindura ubuzima. Ndagira ngo mu bice M23 igenzura rwose, ndagira ngo ibyo bintu byaratangiye. So reka muhire, topic irahari, ariko wenda hari wari wazamuye sukana ngaye, sinzi nuko wanyemera tukamwakira tukumva icyo arashaka kutubwira, ubundi tukasaba abantu kuzamuka tukavuga ku cyisha inyuma y'ifatwa rya Kamanzi Emmanuel. Ni umugabo wari uzwi hara muri Goma, umugabo ufite amateka akomeye cyane. Kuba yafashwe biradusigira andi ayahe masomo. Ejo bundi twabonye yarasuye guverinora yose, guverinora ibizeza ko igiye kubarundira umutekano, none n'abari batumiwe mu biro cyangwa se bagahura n'umuyobozi wa guverinora cyangwa se guverineri Chilimwami Peter, urabona niwe batangiye gufata, nibo bafashe ku kubitiro. Ibi bintu biradusigira aya masomo, biraduha ikihe cyerekezo. Ndagira ngo ibyo tuze kubisesengura mu buryo burambuye. Dufite abasaza bakomeye ba Damien Efo, ba Seruvumba, ba François bari hasi, abantu bakuze mu by'ukuri
n'abandi bose bafite ubusesenguzi baraza kuzamuka. Reka twakire urubyiruko rwacu mu mwanya wawe. murakoze umuyobozi ntago icyo nashaka gutangira mvuga nuko ndashima umuvandimwe hari umuntu bakomeje kujya baganiriza abantu bavuga ibintu mu buryo bwa military operation. Ndabaza nkore introduction ko njyewe nitwa Cedric Ntwari, mfite na experience mu gisirikare nanjye nk'abavandimwe bakomeje kujya bavuga, najye numva ikintu cya experience mu buryo bagiye bavuga. Njyewe nakoreye mu buhungiro ariko nagiye no mu gisirikare cyo muri Amerika, na deployinze no muri Iraq, narwanye n'intambara nanjye. So numvaga ibyo bajya bavuga nyine umva ari ibintu biri clear. Turagushimira cyane as a military briefing, right? Noneho icyo nababwira ni yego bari kujya bavuga ahantu hatandukanye kandi ndabyumva, they are surrounding nyine Goma by surroundings. Ariko hari umuntu wavuze ngo bari muri South Kivu, uyu nguyu arabizi ko ntabwo ari byo. Oya ntabwo wabyumvishe nabi, yavuze ko hari none se ikigo iriya ntuza urayizi, cya Tsulo ni ikirwa gihuza South Kivu na North Kivu. Mureke mubaze niba yizi. Ni hafi niba ndi wrong nta kibazo. Yavuze ko South Kivu aho ihereye. Yego turavana n'iterana amagambo. Numvise ko yavuze ko hari ingabo yavuze ko ingabo za M23 ziri muri South Kivu. Yego cyangwa wabyumvishe nabi cyane rwose. Niba nabyumvise nabi nuko nabyumvise nabi nta kibazo. Wabyumvishe nabi. Nabyumvise nabi. Yes. Komeza gwe ku ntego yawe. Mumanure uyu muntu reka musayidire. Nazaza ari tayari azaza avuge. Reka tugusayidire mu rwego rwo kukubaha. Rero reka tugusayidire kabisa. South Kivu niba utayizi turagira ngo tuyikubwire kuko ndagira ngo nkubwire South Kivu ahihereye. Minova y'ubwayo ni South Kivu, niba utayizi y'ubwayo ni South Kivu. Ndagira ngo mbikubwire neza ubimenye. Umenye neza ko twebwe tuzi igihugu cyacu twakibayemo ku rwego nta santimetre n'imwe yanabeshyaga aho tutabaye, ariko aho twabaye ntabwo wahatubeshya ngo bigukundire. Ni nayo mpamvu byonyine nabwera Mana igice gitoya kiri muri side. Rero ntabwo bizi twebwe turahazi cyane. Ngira ngo uyu mugabo ndagira ngo no muri RNC ngo ni ihuriro nyarwanda ngo rishaka kuzakora revolution. Bibutse yuko aba n'abagabo nabo baturwanya cyane bivuye inyuma. Ngira ngo mujya mubona bariya bigarasha bindi. Mbibutse yuko sibwo bwa mbere baturwanya, ariko ikiza nuko bajya baturwanya bakahasiga agatwe. Ngira ngo muri operation ya 2013 Patrick Karegeya yarabafashije cyane afatanya na FDLR mu kuturwanya, ariko nkeka yuko Imana yaje kumuduhera igihano kimukwiriye, ajya gusuhuza abandi bakoze ibyaha iyo yagiye. Rero ndagira ngo mbagarantise ko iyo tuganira ntabwo njya nkunda kubagaruka haba abagabo, na cyane ka benshi muri bo nabajura. Ngira ngo nahereye kuri nta nubwo akiri kaporale yabaye umusivile, sindi no ari n'umusivile. Former General Kayumba Nyamwasa niwe muntu wa mbere wibye inka nyinshi mu Bigogwe, kandi ajyana inka z'abana bamwe sikotingaga atazi ko ari izabo. Ngira ngo nababwiye story, umwe mu bafamiliye banjye banyagiye inka zijyanwa kwa Kayumba mu Mutara. Igihe agiye kuzisura inka yitwaga Rugira Byiza imubonye iravumera, ivumeye. Hanyuma umwana ayibonye ari yabo, agiye kuvuga mugenzi aramubwira ati udatinyuka guhingutsa yuko izi nku zizi kuko wahita upfa, natwe izacu barazinyaze. Rero abantu bagiye biba abaturage nk'abo bakagenda kubera ubusambo bwabo, abo ngo nibo bashaka kongera kugaruka, barangiza bakavanaho ngo leta ya Kigali ngo bakajya ku butegetsi. Ntabwo byabakundira. Iriya leta sinyivugira, ifite abavugizi bahambaye. Ni leta y'abahanga y'abanyabwenge, kandi nkeka ko ihagaze bwuma, yari yubatse ku rwego mwebwe ntacyo mwakora. Ni nko gukirigita ifarashi utegereje kwiri bugusekere.
witeguye neza ukayishima uri inyuma yayo, niba hari ikintu kitarindwa n'umugeri w'ifarashi muzabibaze basuka babaye cyangwa banyundo babaye mu mafarashi. Ifarashi ikubita umugeri, menya iri mu nyamaswa zikubita umugeri. Rero aba bagabo bari muri operation nabo hari hakurya. Mbibutse yuko hari igihe bigeze bakora operation bari mu kiswe ngo ni P5, cyari kigizwe nuriya mubeshyi nani Paul Rusesabagina wabeshye ko yasevinze ngo abatutsi ngo 1500 muri hoteli y'ibinyoma yatewemo inkunga n'abagashaka buhake mu rwego rwo gushaka guhirika ubutegetsi bikamupfana. Mwarayibonye hoteli Rwanda y'ibinyoma cyane. Njya nibaza niba koko atari icyitso we yasevinze abo bantu yarari hehe, byari bimeze bite. Ntago mbagarukaho rero, ngira ngo muzi uburyo byamugendekeye, ahubwo nagiraga ngo mbanze mbamenyeshe ko mu duhanganye n'aba barimo, kuko bari nabo mu baharanira yuko twapfa tugashiraho. Ngayo nguko, Minister urakoze, nagusubiza mikoro.